Reka nongere nguhe ikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye. Wowe rero uherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba bwarwo, nawe uri hano mu mujyi wa Kigali, reka tukubwire ngo komeza ugire ibihe byiza. Abantu mudukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika, abantu mudukurikira rwose muri Aziya, mu Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubahe ikaze muri aya makuru yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane, umwaka wo ni 2024. Mu makuru tukuzaniye reka atuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko abarimo Meddy, Soudy, Sonia Rolland na Mutesi Jolly batanze ubutumwa bw'ihumure. Ni mu gihe rero u Rwanda n'isi yose binjiye mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abanyarwanda rero bakomeje gukomezanya mu magambo y'ihumure. Kuri uyu wa karindwi rero Mata nibwo hatangijwe kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu muhango watangiriye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi ugakomereza muri Beka Arena. Miss Rwanda rero 2016 Mutesi Jolly akaba yaragaragaje ko ibisekuru byo muri za 50 no kugera muri za 80 wasangaga bihererekanya ingengabitekerezo ya Jenoside yanabaye imfano ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. ariko ubu byahindutse. U Rwanda rugizwe n'abanyarwanda baharanira icyarwubaka. Ati uyu munsi turi gisekuru cyatorejwe kikanahabwa ibyangombwa bitari byo kurandura iryo hererekanwa ry'ingengabitekerezo ya Jenoside gusa, ngo ahubwo no kubaka u Rwanda rukomeye rwunze ubumwe. Turi abadahagarikwa. Uyu mukobwa rero yaboneyeho gushimira kandi abagize uruhare mu kubohora igihugu. Ati ku babyeyi bacu babohoye igihugu, bayobozi turashaka kubahamiriza ko ibyuya n'umuhate wanyu bitapfuye ubusa. Miss France 2000 rero Sonia Rolland ufite nyina w'umunyarwanda na se w'umufaransa yifatanyije n'abanyarwanda, avuga ko rero yakabaye ari Kigali ngariko bitabashije gukunda, ngariko azirikana ibihe u Rwanda rwagiye rucamo. Sonia rero Rolland ati Rwanda rwambyaye rw'abanyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe. Ati kuri uyu munsi wo kwibuka ku nshuro ya 30 abacu bazize akarengane kuko bavutse, ndabahumurije mwese. Mu gusoza rero yasabye ko abantu bose barushaho guharanira ko Jenoside yakorewe Abatutsi itazasubira bibaho. Ati never again. Meddy nawe rero yagaragaje ko u Rwanda rwinjiye mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30. Ati imyaka 30 irashize u Rwanda rwanyuze mu minsi y'umwijima. Yagize ati hora Rwanda. Soudy nawe rero yagize ati imyaka 30 irashize, ababyeyi twabuze, muhumure twarakoze, icyizere n'ibindi. Ati twarashibutse. Ati aya mashami mubona muhumure azera udushami ntaho tuzajya, Imana yonyine rero niyo igena. Ati ntaho tuzajya, Imana niyo igena. Ati reka tubane mu rukundo n'ubumwe. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ku bahanzi nyarwanda 10 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. ni umwaka utazibagirana mu mateka y'abanyarwanda n'isi yose kubera Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abarenga miliyoni. Ni ku nshuro ya 30 u Rwanda rwibuka inzirakarengane zazije Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. mu bishwe muri Jenoside rero harimo n'abari abahanzi b'indirimbo zagiye zikundwa na benshi kandi n'ubu zigifasha. Biragora rero kurondora amazina y'abahanzi bishwe muri Jenoside uko yakabaye, kuko uretse abari bazwi cyane kurusha abandi bitewe n'aho bakoreraga ubuhanzi bwabo, hari abandi batarashyirwa ahagaragara cyangwa se amazina yabo akaba azwi na bamwe. Muri abo rero twavuga nk'ababarizwaga mu matsinda, amatorero na korali zo hirya no hino mu Rwanda. Gusa uko iminsi igenda iza niko urutonde rw'abahanzi bahitanwe na Jenoside rugenda rugaragazwa, uko ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa se abantu bibukiranya. Hari bamwe mu bahanzi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994
1994 harimo rero nka Sebanani Andre. Mu mazina rero azwi cyane harimo Sebanani Andrea, uyu rero yari umucuranzi n'umuririmbyi muri orchestre Impara, akaba rero yarazwi no mu makinamico kuri Radio Rwanda aho yakinaga mu itorero Indamutsa. Yanaririmbye rero ku giti cye indirimbo zitari nkeya harimo Karimi Ikashyari, Mama Munyana n'izindi zigiye zitandukanye. Sebanani rero yazize umugore Mukamurisa Anne Marie hamwe n'abana bane nabo ndetse bateye ikirenge mu cyase. Imbere mu bahanzi bazize jenoside ni Rugamba Cyprien uzwi cyane mu ndirimbo nyinshi hamwe n'amasimbi n'amakombe. Imwe rero mu nkuru zasohotse mu kinyamakuru Imvaho Nshya muri Bimata 2011 ivuga ko ubwo Rugamba yicwaga muri jenoside muri 1994 yari kumwe n'abandi baririmbyi be kimwe n'abagize umuryango we harimo rero na Bizimana Loti. Bizimana Loti rero uzwi mu ndirimbo Nsigaye ndi umuzungu na Ntamunoza, nawe yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Uyu muririmbyi rero ubuhanzi bwe mu ndirimbo bari bushingiye ku gushyega ariko bugaha impanuro abantu mu buzima busanzwe, ngo yari umuntu rero ukunda gushyenga n'ubundi. Hariho rero n'umuhanzi witwa Karemera Roderick. Uyu Roderick rero urutonde rw'abahanzi bari bakomeye bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ruriho na Karemera Roderick nk'umwe mu bihangagiye muri muzika mu baririmbaga ku giti cyabo muri icyo gihe. Nyakwigendera rero uzwi mu ndirimbo ho kwibuka ubari joro n'izindi zigiye zitandukanye. Harimo rero na Emmanuel Isekimonyo. Uyu rero yari umuririmbyi ukomeye ku giti cye, yarazwi cyane mu ndirimbo Umwana w'Umunyarwanda. Hari na Bizimungu rero Diodone. Uyu muhanzi Bizimungu Diodone rero bahimbaga Nzovu y'Imirindi n'umugore we Uwimbabazi Agnes bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uyu Bizimungu yaririmbaga ku giti cye. Uyu rero ijwi rye rizwi mu ndirimbo Ibango ry'Ibanga. Harimo rero n'Uwimbabazi Agnes. Uyu yari umugore wa Bizimungu Diodoni, bakaba bararirimbanaga. Ijwi rye rero ryumvikanaga mu nyikirizo y'indirimbo Umunani Yaje. Hari n'indi rero yitwa hari undi muhanzi witwaga Gatete Soudy. Uyu muhanzi rero yarazwi muri orchestre Abamararungu. Iyo rero niyo yaririmbye indirimbo nk'Ijambo ry'Ubukunda, Julienne n'Urugo rw'Umugabo n'izindi zigiye zitandukanye. Harimo rero Rugerinyange Eugene. Uyu Rugerinyange Eugene rero nawe yazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uyu muhanzi rero yarazwi muri orchestre Ingeri ikiriho kugeza na n'ubu. Ku mwanya wa 10 hari Murebwayire Mimeri. Uyu mubyeyi rero yarimbaga muri orchestre Citadines. Iyi rero izwi mu ndirimbo nka Ansira, Rugori Rwera n'izindi. Uretse rero abahanzi ku giti cyabo n'abaririmbaga mu matsinda, hari n'abandi bari bazwi muri za korali nk'Iyamuremye Sylvain ubarizwaga muri korali Indahemuka, Rwakabayiza na Kayigamba Jean Dandier baririmbaga muri korali de Kigali, Kalisa Bernard waririmbaga muri korali Ijuru n'abandi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi rero wibwiraga ko u Rwanda ruzongera kuzanzamuka mu bijyanye n'umuziki mu buhanzi, ngo rwongere nyine rugire abacuranzi b'umuziki rufite kugeza ubu ngubu. Mu kwiyubaka rero u Rwanda rwageze nyine mu myaka 30 ishize. Ntawatinya kuvuga ko no muri muzika hari byinshi byagiye bikorwa kandi bitanga icyizere ko ejo hazaza hazaba ari iheza. Reka amakuru yacu tubafitiye kuri uyu munsi tube turahiniye ahangaha, tunababwira ko nyine turi mu bihe byo kwibuka, namoneraho no kubabwira rero ngo twibuke twiyubaka. Reka niba ari bwo bwa mbere udusuye nkubwire ngo ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Turabakunda cyane.